ariko ubu ngubu kabisa byanze guhera ejo birimo birandya biratuza gatoya. Mbizi nawe Amashafi yarashatse undi mugabo nk'uko yabimbwiraga, ndamuhamagara niyo mukoresheje nimero akumva ari njyewe ntabwo anyitaba, ahita nkupa. Mungu wanjye nawe nuko. Abakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe, ndabasuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho tubana umunsi ku wundi mu biganiro bigiye bitandukanye. Reka mbanze nshimire by'umwihariko we wakoze subscribe, share ndetse na comment ku biganiro byacu, ndagushimira cyane, ndetse nsaba nawe utarayikora ko bayikora kugira ngo tubashe kubana natwe umunsi ku wundi. Uyu munsi ndahano muri quartier ndahano mu gakaritsiye ukuntu hari umuntu ngiye gusura, ariko nta wundi ni Papa Safi, ngira ngo muramwibuka. Papa Shafi ya ngira ngo muramuheruka, yararwaye. Hari ikiganiro nigize kubona yakoze yararwaye atameze neza, ariko sinabasha kumugeraho kugira ngo musure. Rero uyu munsi mu gitondo nagiye kubona mbona arampamagaye kuri telefone, haciye iminsi tutabonana, haciyemo igihe pe kirekire cyane tutabonana. Urumva rero simperuka na wa mudamu wiwe, mbese bose ari we arimo Amashafi bose nanumwe meruka. Rero uyu munsi yampamagaye mu gitondo ambwira ko ariko numva ari kuvuga ko umuntu urembye, arambwira ngo yifuza ko tubonana, mubaza amakuru, ambwira ko nta kigenda, ko atameze neza. Numva ari kuvuga nk'umuntu warembye rwose, numva ntari kuvuga neza nk'uko nsanzwe muzi. Ngira amatsiko ndavuga si byagenze bite, ambwira ko yarwaye, yagize ikibazo cy'uburwayi nyine, ko atameze neza, yaheze mu nzu. Ndavuga ni nta kibazo, ngo tuzagusura nimbona akanya. Arangije ambwira ko yifuza ko musura, arashaka ngo ko tuganira, arabyifuza ko tuganira byerekeranye n'ubuzima. Ariko nanjye ko namuherukaga Papa Shafi ari umuntu ufite amafaranga ameze neza, ariko icyo gihe n'ubu ngubu bitandukanye n'uburyo yavugaga. Rero yambwiye ko yifuza ko musura, nkamuganiriza, nkamusura mu rugo. Murabizi we ntitugize tuhamenya kuva Papa Shafi twamumenya, ntago nigeze ngerewe, sinigeze ngera ahantu atuye, sinigeze ngera ahantu aba. Ariko uyu munsi yambwiye ko yifuza ko musanga mu rugo ahatuye ubu ngubu. Ntago nzi nimba ariho na mbere yaratuye, ariko turaza kuza kubimenya. Niyo mpamvu navuze nti reka nze musure muganirize rwose, kuko ni umuntu w'inshuti, ntago umuntu mwamwarabanye mu byiza narwara we kumusura. Dore ni hano yandangiye kuri kino gipangu, mwabonye aho twaturutse. Muri iki gipangu niho Papa Shafi atuye. Ubwo wenda buretse gukomeza banze nsoze, wenda ndabona ari mu gipangu kinasha kwamo abandi bantu wenda tutaza kubafata batabishaka. Na hano yandangiye muri kino gipangu atuye. Gusa uko biri kose reka twizere ko ari amahoro, gusa ubuzima bwe numvise bwarahindutse. Yanganirije ku bintu by'ubuzima, uburyo harabayeho mbere n'uburyo abayeho ubu ngubu. Ngira ngo muri kubona hano twinjiye, Papa Shafi twari tuzi nk'umuntu ufite imitungo, umuntu ufite amazu. Ntabwo ntekereza ko rwose hano ariho yakaba yari, ariko ubuzima burahinduka nyine, niko bigenda, niyo mibereho y'ubuzima. Ariko reka tumusure kuko yabinsabye ati munsure n'ukuri tuganire, ndumva nshaka ko tuganira. Ibyo nifuza kubabwira ni ukuri pe, ntabwo nari kubyanga. Dore ni hano, nimba atari hano ni hari inyuma, ntabwo nzi umuryango, ariko ni kuri iyi nzu. Niba atari uyu muryango birashoboka ko ari hano inyuma gutya. Ndabona harimo uturyango twinshi. Reka mbanze muhamagare kuri telefone mubaze, ntabwo nakinze. Muhamagare kuri telefone mubaze, ariko uko biri kose ni hano, ni muri iki gipangu, nuko ntazi umuryango. Reka mbanze muhamagare kuri telefone mubaze uko ahariho umuryango, hanyuma turaza kubikurikirana tumenye uko bimeze, tunamuganira twumve ikibazo yaba yaragize, impamvu nyine byagenze gutya. Byose turaza kubikurikirana, gumane natwe. Tumaze kumuhamagara rero, ngiye ko nkomeza imbere ni muri uyu muryango. Bari hano yambwiye ni hano.
ahantu haratuje koko. Yego, hano harimo abantu. Iriwe murimo? Karibu. Muraho? Baba we, si papa sa nuko wabaye? Nuko wabaye se waheze mu buriri? Komera. Makuru se? Niba iki se byagenze gute? Mana yanjye. Nuko byagenze. Wararwaye uraremba gutya uhera mu buriri uku nyine? Nuko ubonye ukomanga nta gukingurira. Njye ngeze hanze ndakomanga ngira ngo uraza gufungura numva uri kuvugira mu nzu. Turanye we pfuye dahari nyine nuko. Mana we, Yesu we kamfata akantu hano. Kagatebe hano nicare nkwegere pe. Mana yanjye. Niko ibi kuva ryari urenge gutya kuko urwaye gutya? Ntabwo narinze ko ngira ubwo wambwiye ngo urarwaye, ariko numva ko nyine atari ibintu byo kuba urenge bigeze hano utarwaye bikabije gutya. None waheze mu nzu. Sa ubu maboko amaguru none se gira gake nyine gira gake utibabaza nyaka. None se ngende ndabona no kukuganiriza mbitari nakundi no se ndaganiriza umuntu kuko urenge gutya we tabasha no guhumeka. Birakunda ndavuga. None se hano bana nande? Cyane wabonye hepfo umuryango hari ku gapangu? Hari umuturanyi. Hari akaryango kabanza winjiye mu gipangu. Niho banje wumvishe babanje kuguhamagara mbere akakuma n'uwo nguwo. None se rero sana narwaye ukomeye, narwaye amaguru, narwaye amaboko, ndwara imbavu ku buryo no kubyuka hano ntibibazo. None se hano haba wenyine? Hano baba njyenyine pe. Muri iyi nzu urimo wenyine? Wenyine njyenyine keretse ubwo nta muturanyi n'uza gakomanga neza. Papa Shafi koko ntago ari ibintu nari niteze kubona pe. Nje wambwiye uwo muntu yandangiraga numva we nta mbaraga zo kuvuga ufite, ariko wambwira ngo urarwaye nkumva ko ari bimwe mw'abantu mwe burya iyo uyimugabo yemera ati ndarwaye aba yarembye. Nje wambwiraga ngo urarwaye nkumva ko ibibazo byanjye. Rero ubu ikintu ngo uhamagare cy'ingenzi ni uko unshakiramo amashafi kabisa, kuko cyangwa ukanshakira umuhungu wanjye nta n'umwe ufata telefone. None se tutaragira warwaye ryari wafashwe ute? Indwara rero nyimara igihe ariko yatangiye ari gake ntangira ngenda nkumva ndagumwa ibirenge, ntangira bikazamuka mu mavi, mu matako. Nagiye no kwa muganga bamatransfert yo ku bitaro barapima ariko basanga nta ndwara babona. Bamutumye tugabanya uburibwe, ariko ikibazo gikomeye uwo ni ukubyuka hano ndi. Ntabwo ubasha kweguka se? Icyo kibazo gikomeye ubwo kubyuka. Ni ikindi gihe nyine atari iki. Hari igihe mba numva bituje, nkaba wenda nkumva bimpaye agahenge. Urumva? Ushaka kweguka nk'umugore gake bari wagiye ariko iyo wegukaho gake ukigisa n'uwegera ku nzu gutyo ugasa n'uwegama, cyangwa uburetse ntacyo wigumire gutyo ngo mucyo ntacyo byikuvuna. Ikibazo rero gikomeye ubu ngubu ni uko hano njyenyine cyo kinkomereye cyane. Urumva? Yewe tutaragira aho se wa mubyeyi we Papa Shafi mwakabyara mwe njyewe ubu njye numiwe. Papa Shafi igihe duherukanira nicyo gihe mperukanira na ba bagore bawe rwose sinkubeshye. Yaba umwe wari utwite simuheruka, sinzi nimba yarabyaye akubi yarabyaye. Uyaba Mama Shafi nta numwe meruka, yaba Safi wo nta numwe meruka. Ahubwo ndibaza igihe duherukanira ni igihe Mama Shafi mwari muri kuganira avuga iby'imitungo by'ukuntu ngo bavugurishije ibintu byawe. Urabizi nibwo mperukana nawe nabo nibwo duherukana. None Mana Nyagasani
papa Shafi nibwo bwa mbere twagusura iwawe mu rugo. Ngewe ubu mfite nuko urwaye urembye. Ariko nari mfite ngewe misengira amatsiko y'ibintu byinshi. Mwana se. Mwana wawe uraga ntawe yafungwa nsikira amazi. Shaka amazi yo kunywa. Narebikanye kuzanira. Reba. Shaka amazi. Ese niwe gukari. Banze use nuwe. Nta kibazo. Turayimene naho. Ntacyo. Turayamena. Isa nuwe guka. Ndetse mwe. Sana uretse nta kibazo uretse. Kamwe gurubanzu yangu. None. Nuko. Nuko urabwo. Numara kurukurambira ngo eguru yangu. None se ikibazo mfite ngiye nshaka kwibaza. Uri muri iyi nzu wenyine. Nta murwaza, nta guteka igikoma. Siko mu minsi nk'ibiri ishize byari byoroshye nari nabashe no kubyuka ndagenda urumva hari umusore nawe wari wamamagaye nawe yarambuze ariko ndabyuka negera n'akamoto ariko ubu ngubu kabisa byanze guhera ejo birimo birandya biratuza gatoya. None se kwa muganga babuze indwara waciye mu cyuma bambwira ko ngo ari ibibazo by'amagufwa guca mu cyuma niba ari iki ntabwo ndabimenya neza ariko nyine nariyakiriye mu kwizera habaho gukira no gupfa. Wihangane hoya humura ntacyo zaba ariko abantu badukurikiye mu mbabare wenda kubangiye kumubaza ibi bintu nyine urarwaye pe urarwaye ariko dukeneye kumenya n'amakuru yose uko ameze. Wihangane rwose wenda mu mwuka mwinshi uri guhereza amazi amakuru wihangane wenda mu mbaraga nyine ufite wenda duse n'abaganiramo kugira ngo tubashe kumenya uko ibintu byose bimeze n'ubuzima ubayemo. Mu by'ukuri papa Shafi tukuzi ukuntu twari tuzi ko uri umugabo ufite ibintu ufite amazu kandi koko warabitubwiraga uti mfite amazu mfite imitungo ntunze umugore n'abana. Ni ukuri twese niko twari tubizi ariko iyi saha uryamye hano namwe mw'abantu mudukurikiye mwabonye ahantu ari. Ndibaza amatsiko ngize ese bya bintu wari ufite nyine yamazu wari ufite byagenze bite kubona ubuzima bwahindutse nyine ubuzima twari twakumvagamo sibwo uri mu ihangane wenda kubikubaza ko nyine basu dushaka kumenya mbese uko byakugendekeye. Ibibazo niyo mpamvu nahashize igihe cyose tutabonana ibibazo byakomeje kunkomerana nabonye akaraka mu burasirazuba ndakora nyuma ya cyagiye namaze yangira ngo ndumva duherukana mu kwa 12 n'atari kwa 11 kwezi kwa mbere narakoze ariko kwezi kwa kabiri ukwa gatatu nkora nabi ndwaye kigeza neza birananira neza rwasirira zose rero ntabwo mbizi naho amashafi yarashatse undi mugabo nk'uko yabimbwiraga ndamuhamagara niyo mukoresheje nimero kumva ari njyewe ntabwo anyitaba ahita nkupa umuhungu wanjye nawe nuko mu minsi yashize twarahuye duhura nabwo icyo gihe nyine uwo mutipe wari wamamagaye ngira ngo byibuze ndebe ko hari ikintu nabakuraho naho kugira ngo mbakureho barampururiza bahamagara Safi bahamagara umukobwa wanjye bagukiniraho mbese banyiniraho Amasafi aravuga ngo ndimo ndirwarisha ngo nibyo nigirisha ku buryo n'umukobwa wanjye yamututse aramwandagaza hafi no kumukubita. Ubwo rero umuntu mwajyaga mukorana wenda mumenyeranye niba byakunduka munshakira. Mama Shafi
byibuze ukamunsabira imbabazi wenda kuba amakosa nakoze, ukamubwira yuko ari byinshi. Yarampamagaye kubona ari Safi. Safi ni uguhamagaye nde? Safi ntabwo ari we, ntabwo ari we. N'uwitwa Seti. Ni Seti. Ari mbonye ari Safi. N'uwitwa Seti nawe twarakoranaga, nawe mufitiye ideni ukarema nanyishyuza. None se akabazo k'amatsiko kandi ibintu byagiye rero urabona ahantu uri biragaragara ko ati nari mfite ibibazo by'amafaranga y'amadeni buriya muri aya minsi buriya nuko wenda ntangaga kubivuga ariko mu mashafi yarabizi yarabibaganiriza nari nagerageje kubigira ibanga birasakuza byarashakuje cyane. noneho ibyo narwanaga nabyo rero birangira binaniye cyane cyane ko numva ngomba kwirwana ariko birananira. ubwo rero inzu zaragurishijwe. Inzu zaragiye ibyo ndabizi neza nta nubwo nakwirirwa mburana. Mama Shafi sinzi niba ari yakirimo kuko kuva icyo gihe ntabona nasubira hari iyo wari waramuhaye se? hari yari arimo ariko ashaka kuvamo cyane ko nyamvuga ko agiye gushaka umugabo. Urumva ubwo duheruka ntabwo yankeneyeho cyane ndababara. Birumvikana. Ndababara kabisa. Ubwo no kuvuga ngo ibintu byose wari ufite. Ndababara. Mama Safi. Ihangane nyine niko ubuzima niko bigenda. Ubwo bivuze ko ibintu byose wari ufite iyo mitungo y'amazu byose nta na kimwe usigaranye. Byaragiye, umugore yaragiye, abana baragiye. Keza wa wundi se wari utwite wenda Mama Shafi we turabimenye, wa wundi we wari utwite we bimeze bite? Ahubwo uzankurikirana nawe simuheruka. Ugomba kuba yarabyaye icyo ntekereza. Ubwo yarabyaye ntabwo ukoshize. Ubwo yarabyaye nawe se nta gakuru ke nta makuru yawe afite ntayo. Bimeze bite? Nyuma y'ibyo byose telefone narayitakaje. Nimero ye ubwo nta nimero ye nkigira keretse we ampamagaye. Simbizi rero niba nawe hari yanjye akigira ntarampamagara ariko mbitekereza ntekereza ko yabyaye kandi simbizi niba nawe hariyo ufite ye. Ngi nimero ye ndayigira. Ni wifite rero wazamuhamagara kuko nge ntayo mfite kuko nge nimero yawe nawe kuyibona size ukuntu yayigezeho mu gatelefone gato nari mfite. Ariko narababaye ubwo ibyo byose byararangiye ariko ikintu ngo utumye Keza naguhamagari umfashije ukansakira Mama Shafi. Ukansakira Mama Shafi uko ubuzima bwanjye nawe mbere yuko duhura urabuzi. Ukamusobanurira ko hari ibyiza yakagombye kuzirika. Namushaka mubwira ngo iki? Uko biri kose wenda yavuga ko nabujya kumukubwirira cyangwa wifuza ko nawe ubwe agize amahirwe akakumva akaba yamvugana no ku muhungu wanjye byibuze nkajya ngira umuntu wampa amazi hano. Urumva ariko ukabizirikana ko ubuzima butagarukira ahangaha. Ukabwira ko ubuzima butagarukira ahangaha nyuma y'ubu buzima bushobora kongera bugatungana. Abana bo ntabwo bishyura. Urumva halo byoroshye n'abantu mwe sinikwemera nyine ubuzima burahinduka ariko hari n'igihe bwongera bugasubira ku murongo aho bwahoze. Ibintu byose bihora ari bibi. Ibintu byose bose kabisa wamfasha. Uriya mudamu twabanye mu buzima bubi bugoranye tugera igihe dushaka ibintu turabibona. Uriya mwana naramuruhanye. Urumva mu buryo bwose bushoboka nakoze ijoro n'amanywa. Hari icyo bakagombye kunkorera nubwo hari byinshi nanjye hari byinshi nicuza pe. Ntabakore nagombaga kubakora ariko hari ibindi mbere. Hari ibyo nakoze mbere. Hari ibyo nakoze mbere ntabwo bagombye kongera gutya. Hari ibyo
hari ibyo nakoze mbere oya birumvikana kuko nta muntu uba mubi ahantu hose, nta n'umuntu uba mubi igihe cyose, ko biri kose hari abo wafashije, wenda hari n'abo utabashije kugira icyo ufasha bitewe n'ubushobozi, ariko niba hari nubwo naba ntarabafashije n'ubushobozi mbufite, kwibeshya ko umuntu bibaho, nta nubwo witura umuntu inabi, kandi umuntu ntabwo ari ngombwa kuko wenda na nyuma y'ibi ubuzima bushobora kongera bukagenda neza, nkaba nabasha bukagenda neza. Hanyuma se kujya kwa muganga ko kwivuza ubushobozi bukoresheje mituweli cyangwa hari ubundi bukoresheje mituweli, nari nyifite nicyo cyatumye mbasha kugera ku bitaro, ariko ubwo bambwiraga ko hari icyuma kinini nshobora kuzacamo, bikunda bigakunda, nkabona uburyo bwo gusubira kuri centre de santé, ko ndatekereza ko transfer yararangiye. Ikintu cyerekeranye no kwa muganga byibura hari ukuntu wivuza abaganga bakakubwira ko wenda hari icyo babonye cyangwa se hari uburwayi babonye bakaguha imiti se? Bambwiye ko ikibazo kiri mu magufa, imiti ndi kunywa ningabanyiriza uburibwe, yego nta kindi. Iyo byoroshye ndagenda, byoroshye ndagenda nkagera ku muhanda, gusa sinagera kure kuko ushaka kumfata no kurira moto simbishobora. Uraribwa amaguru kumva asa n'ugagaye ku buryo utabasha gutambuka, amaguru aranguna ku buryo kano kaguru niba karambuye gutya kugira ngo ntagaterura kiba cyabaye nk'ikintu numva kindiho. Ubwo iyo bimfashe rero bimfata ahantu ndi, usibye kwicara aho nkahamara kugeza igihe biri bundekurire. Kuko rero umubyeyi niba ari ibirwara, niba ari izabukuru, niba ari ariko ikintu ngusaba, ntabwo uri muto, ndakwinginze rwose nshakira mu mashafi, none se umuganize ku giti cyawe, ntabwo nkubwiye ngo umuzane hano rwose mubyeyi, ariko aramutse akwemereye, ariko ataje kunshinyagura, ko sinifuza ko umuntu hano aje kunshinyagura. Ucize rwose twarahuye ndababara, yarambabaje, iyo mbitekereje n'ubu agahinda karangira. Papa Shafi rero ntabwo mbizi, ntabwo mpirukana mu mashafi, sinzi, gusa nawe muheruka icyo gihe, ubwo sinzi niba icyo nzamubwira, niba nzamubwira ngo aze akurebe, niba ushaka ko mubwira ngo ntabwo nshaka ko ndeba, azagutekere icyo ahubwo ndashaka kuzamwumvisha umubano nagiranye nawe, uburyo twabanye, abana twabyaranye, nta mwana n'umwe ubuze ahantu ndi, niba yarabashakanye ntabwo mbizi, aranshinza ngo sinigeze mbamenya, ariko uko byagenda kose hari ibyiza kandi ndetse hari n'ibindi, hari ibyo nakoze uko byagenda kose, wakoze wari ushoboye, oya wenda hari n'ibyo ntashoboye ntakoze, ariko hari ibyo nakoze kandi ndabizirikana nabo bwose. Shaka mumfashe kabisa. Ibyo uvuga birumvikana kubera ko umuntu wese uyo afite umubiri, ntago umuntu yagira ikibazo ngo reke kumufasha rwose, ibyo nibyo. Nanjye niyo mpamvu naje, nubwo naje wenda ntacyo nzanye, ntago narinzi kurembye bigeze aha, numvaga ko urwaye ariko bitari byo kuremba ngo gume mu nzu gutya, gusa byibura turasobanukiwe, tumenye ikibazo uko kimeze, urwaye ufite, ubu se nk'iyo ukeneye nk'akantu ko kurya nk'icyo gikoma, n'uriya mwana uri gukoresha, uriya umwana w'umuturanyi hari hepfo nyine umwana wabakinguriye, hari nawe wagomeje kukwitaba, hari uwo waje andangira, nahaye telefone, ariko ndatekereza ko kuwa mbere nawe azajya ku ishuri, simbizi, ariko nyine ubwo Imana yo yandemye irabizi uko bigomba kugenda. Ukeneye umuntu uri hano pe, ndamukeneye ariko ntawe mfite, mu gihe ntawe mfite rero ngomba kwihangana, ubwo niba nta nuza nuko Imana kandi nayo irabizi, ariko ubundi ni makuru nagutegerereje, nayo ngayo nayo nari ndimo ngushakira. Ukuri amakuru turayumvise, kandi wihangane, n'ukuri reka nkubwize ukuri pe, wihangane, ntabwo wenda uburwayi urwaye n'Imana ibuzi, ndihanganye kuko mu cyumweru gishize, urumva icyumweru gishize nabashije kuva hano, ndagenda, kandi n'ubu ntibyagutangaza ko urumva ko bijya bikurekura ukoroherwa, ngenda ariko ubundi, ariko ubwo burwayi bwakira, budakira, burakira,
mukuru uzakira niba udakira hazabaho gupfa n'ivyo nabi upfa ariko mukuru uzukuri ko ufite umuryango ubansobanurira imbabazi none se uriya waruhagaye izina rye ndakurikira yitwa Ariya uriya mukobwa rero ni umukobwa sana none namubonye umukobwa mwiza gusa sinzi nubwo wenda nawe haje nibazo afite nimero yiwe wazamuhamagara rero ndamuhamagara nanamubaze ko bimeze ko mwabonana bigakunda kubanza ariko ukabanza ukamuganiriza ukumva imitekerereze ye abagore narabatinye umuntu araguhinduka umoya uzabanza umva imitekerereze ye urahageze ibyo uzamubwira n'ibyo wiboneye ntabwo ari byo bakugoye cyangwa ibyo wumvishije uzagenda umuganirize wumva imitekerereze niwumva ari umuntu ufite impuhwe ari umuntu ushobora kungirira impuhwe pe sha yamfasha wenda n'ibyo byose ni ukuri umfashije ukazumva ari umuntu ushobora kungirira impuhwe niwe muntu bashije kwereka ahantu mba uzi ko ari ibibazo birakomera ubuzima bugahinduka urumva ariko pe Ariya uramutse uhuye nawe wowe uzabanza umugani mbese uwo nzabona hagati ko ari babiri ariko afite oya mu mashafi we mana iyo mutekereze mba numvaga oya humura mu mashafi nawe azagira hatekereze mu mashafi yo mutekereze nawe azagira hatekereze humura nawe ni umuntu mukuru ushaka kuba ari uburakari bwabimuteye kukubwira kuriya gusa byakukanye ariko nawe ni umuntu mukuru kandi arumva humura rwose ibindi ubuzima urimo buzahinduka kandi uzanakira pe uzakira ku Mana birashoboka cyo cyizere uzakira wenda mu gihe uri wenyine ako kana katarajya ku ishuri akaba kagufasha nanjye nta mwana mukuru mfite ngo mbe muguhaye ariko nyine wihangane ku Mana birashoboka umugongo ngubu ubundi rero ikibazo gikomeye cyane ngubu iyo ndyamye ubundi ikibazo gikomeye wari ukubyuka ariko negera kukwegura uranga kandi wari kuba wegutse ukaba usaye n'uryamye hano wegamye wayiretse n'amazi ntiwayanyweye kiretse byashoboka ko wahagarara hariya yego bishobotse guhagarara hariya ku buryo nagufata gutya kuko kano kaboko niko gakora ko ngakunda umva wapi hagarara hariya nazanye ikinyamwa kwicara ugire neza kakibitonze wowe mfata mu kaboko gusa nta kintu mfata wowe mfata gusa byonyine mfata wowe gusa nta kintu mfata wowe nta kindi kibazo wowe rekera aho ngaho akaboko nikuga nako rero ibindi bibazo by'ubuzima nibyo bisanzwe ubwo nuko ntabwo wakwicara ngo wegame neza birashoboka ariko uko nta kibazo ntabwo nta kibazo ibindi bibazo by'ubuzima n'ibisanzwe umwana aramfasha ariko ikintu ngutumye wanshakira abo bantu bakora babiri ariko mama Shafi we saye abantu bikunze ukazabona Safi niba mukibasha kuvugana urumva bose nigarukana ariko ikibazo cyawe ndabaganiriza ewana na mama Safi ubu ngubu mubonye rwose saye abantu umuntu uwo wese rwose kabisa ukeneye no kunsengera cyane kugira ngo mbashe koroherwa ubuzima buragoye ubuzima buragoye pe ubuzima burangoye narize nagize gute Imana nimfasha nkabasha korerwa nkongera kuzishyira mu buzima busanzwe nzabasha kumenya ubabaye ariko gusa ikintu uzamfasha uzambabarire Ariya mfite nimero ye ndamuhamagara nawe wazamusabira imbabazi ndamuhamagara nanamubaza iby'umwana kuko nawe durukana kiriya gihe nanjye sinari mperutse kuboneka urumva ubu nibwo nanjye nongeye kuboneka nawe sinongeye kumubaza nawe siyongeye kumpamagara mbese ubwo byarangiye kuriya ndaje muhamagara nawe nzamubaza amakuru uko ameze n'iby'umwana uko byagenze hanyuma nawe niba ari umuntu ufite umutima nzi ko ari babiri
ntabwo uzabura umuntu, ntabwo hazaburamo ko ariya buriya ntabwo papa sa ntabwo wabaye mubi bigezeho nawe wabumurwaza. ntekereza ko hari ibihe twagiranye byiza nawe ashobora kutibagirwa ku buryo atanyirengagiza. Ntabwo njye ntekereza ko wabaye umuntu mubi ku buryo wabura umurwaza rwose. Si uri umuntu mubi, ntiwahemutse cyane ku buryo mu bana bawe, mu bagore bawe, dore ko wakoze ukanagira ukabona bafite. Ntabwo wabura umuntu kwitaho, ni ukuri. Ugomba kugira umuntu ugushajisha neza. Nicyo nari naguhamagariye rero. Ni ukuri, si wampamagariye ubusa. Wakoze kuza. Iyo mba mfite imbaraga ubundi nagombaga kwiyizira pe. Oya, ariko numvaga uyu munsi wakimbwira ko urwaye kuko ubundi wajyaga wiyizira ukazi. Nahise numva ko bikomeye. Rero reka nikugora nkureke nanjye kukureba, wampamagaye numva tubashije kumva ikibazo ufite byose uko bimeze ndetse nuko byaturutse n'impamvu uri hano n'impamvu uri wenyine. Ni ukuri ukomeze kwihangana nyine nk'umugabo, urware nyine, ugomba kurwara nk'umugabo, nturware nk'umugore. Dore abagore barwaye turarira, ariko nyine ukomeze uhagarare ikigabo. Ibi nyine iki gihe urimo nyine niko byagombaga kugenda. Wakoze. Ariko nzi ko atari ko bizahora, uzakira. Urarwaye ariko uzakira, wongere usubire mu kazi, wongere unakore kandi bigende. Icyo nicyo cyizere ngo haye. Naho ubundi nta kindi kintu nagufasha, ariko aba bantu ngiye kuba gufasha, mbabwire tuganire nk'abantu bakuru, hanyuma turebe ko hari icyo bagufasha. Cyane icyo cy'ingenzi nyine pe. Sibyo? Uzabukoze kandi wakomeza kundwanaho, wakoresha kugerageza uburyo bwose bushoboka. Ukomeza kwihangana, ndajya ngusura uko nzajya nshobozwa. Umusanzu wawe ntabwo njya mwibagirwa pe. Wagerageje kumpuza n'umugore, umpuza n'abana byagute. Ibishoboka byarakozwe. Wenda ntayibonaga nk'akazi kanshimisha, ariko mujye mumbabarira. Umuntu abaho kwibeshya. Hari igihe umuntu yibeshya ko ibyo arimo ari byo kuri kandi oya wikigora wiruhukire. Niba kwibeshya nawe umbabarira ko nagiye ngutuka inshuro nyinshi ubundi nkagusuzugura. Papa sa igihe urimo kano kanya si cyo kugisaba imbabazi rwose. Oya nicyo gihe. Tuza ubu nicyo gihe. Wowe iyakire wihangane. Kunzi ko hari igihe nagiye nkwakira nabi. Iya ntumura nta kibazo. Ariko wowe kuba utabinyituye byibuze nkaho nguhamagagwe tuza. Urumva nanjye ibi bihe ndimo hari ikintu ndimo kubyigiraho. Ngaho tuza iryamire, nanjye reka ngende. Nako ntago ndagenda, wenda ndashaka tuganiraho gato nyuma ya kamera. Ariko nyine tubashije kukubona, turaganiriye, mwumvise ikibazo yagize, mwumvise mbese byose aho byaturutse n'impamvu ari hano kano kandi. Reka tumwihanganishe, tumubwira akomeze kwihangana, nta kundi nibwo buzima ariko azakira, yongera asubire mu kazi ndetse yongera abone n'ayo mafaranga. N'ibyo byose byagiye bizagaruka kubera ubuzima. Icyambere n'ubuzima, ufite ubuzima n'ibindi biraza. Reka dusoreze hano, tugasubira mu kiganiro cy'ubutaha.